igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Ariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko kuguha ikaze we wakurikiye ibiganiro bya BTN TV kuva mu masaha yatubanjirije kugera muri ano masaha natwe tubashije kwicara muri studio reka nkomeze nkwifurize kunogerwa n'icyumweru cyiza kandi nkubwira ko BTN hari kugira ngo murusheho kugenda mukorana mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse kandi nkubwira yuko ikiganiro Zahabu ya Twese cyamaze kuba ikiganiro cya buri umwe ni ikiganiro mugenda mwiyumvamo kubera ko tugenda twigiramo amasomo agiye atandukanye murabizi kandi ko Farmers TV2 ihari nk'ishuri ry'umuhinzi n'umworozi kuko niho ibiganiro byinshi byigisha ubuhinzi cyangwa se no korora mu bisanga reka nkubwire rero ngo nimba utarabasha gukora subscribe ku cyitwa Farmers TV2 reka nkubwire ngo waracikanwe kubera yuko umunsi ku munsi tuba tubigisha ibijyanye n'ubuhinzi tuba tubigisha ibijyanye no korora banza rero unyarukireyo ukore subscribe ubundi unasharing iyo link abandi bagenzi bawe turushaho kogeza ubutumwa bwiza bujyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi uyu munsi rero muri studio ndi Imanirankunda Jean Paul nkuko bisanzwe ariko nkubwira yuko iki kiganiro n'ubundi ujye bugikurikira kuri platform zose za BTN TV yaba social media zigiye zitandukanye ndetse ariko ikiganiro nyirizina mukanagikurikira kuri Farmers TV2 ubundi ukarushaho kugenda nawe uryoherwa nibyo tugenda tugutegurira umunsi ku munsi uyu munsi rero tugiye kuganira kuki uyu munsi tugiye kureba ku ruhare rwa leta n'abandi bafatanyabikorwa mu kuzamura ibikorwa by'urubyiruko ariko hanini ruba ruri mu buhinzi n'ubworozi uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine muri studio ndi kumwe n'abagabo babiri umugabo umwe ni CEO wa RIAF akaba ari ihuriro ry'urubyiruko ariko rukora business ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ni ukuvuga ni Rwanda Youth and Agriculture nimba mbivuze neza simbizi ariko by'umwihariko ubwo mu bumenyi bwanjye bukeya mfite nicyo mbashije kukubwira muri kano kanya nyakubahwa CEO nkwaye ikaze murakoze cyane tubashimire kuba mwadutumiye mu kiganiro Zahabu ya Twese yego Zahabu ya Twese rero nshimire cyane kandi n'umutumirwa wacu ni urubyiruko rwahawe grant cyangwa se rwahawe uburyo cyangwa se ubushobozi bwo gutuma narwo rukomeza kugenda rwizamura yizamuye mu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko bose ngo ikaze murakoze cyane reka bamite ngo n'impamvu yo gutuma bibwira badukurikiye murakoze cyane Jean Paul nitwa Iradukunda Freedom ndi umuyobozi w'ikigo gikora ubworozi bw'inkoko zitera amagi cyitwa Prolific Farm Ltd cyangwa se limited mu kinyarwanda ari ubwo ari ikinyarwanda so rero nshuti bakunzi ba BTN TV by'umwihariko nshuti bakunzi ba Zahabu ya Twese Ive ikintu na topic nta yindi ni uruhare cyangwa se n'uruhare rwa leta n'abandi bafatanyabikorwa mu kuzamura ibikorwa by'urubyiruko ruri mu buhinzi n'ubworozi reka mbanza nakire nyakubahwa CEO atubwire ubundi RIAF ni iki murakoze cyane ko muduhaye umwanya RIAF nk'uko mwari muvuze mu kanya ni ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga navuga ko RIAF yashinzwe muri 2016 ubona ubuzima gatozi muri 2017 yego ni ikigo cyashyizweho ku bufatanye na Minagri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minisiteri y'Urubyiruko hagamijwe ku urubyiruko rugira uruhare mu bikorwa by'ubuhinzi urubyiruko bizwi ko bakundaga ibintu mirimo yoroshye idasaba imbaraga ofisi kuba bajya muri ofisi ariko
minisiteri n'abandi bafatanyabikorwa babona ko urubyiruko rukwiye kugira uruhare rugaragara mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Abantu bafite ubumenyi, bafite imbaraga, hajyaho riyafu rero kugira ngo ihindure iyo myumvire. Turishima rero ko ubu ngubu iyo ugiye hirya no hino ubona urubyiruko noneho rwarinjiye mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, bikorwa kinyamwuga, hagamijwe ko ubuhinzi bukorwa n'urubyiruko ari ububyara inyungu. Navuga bimaze gukora, bimaze gukura, bimaze kugera ku rwego rushimishije rutanga akazi kuri bagenzi babo. Urugero ni Freedom turi kumwe uyu munsi. Murakoze. Noneho reka turebe ubundi Freedom, wowe igitekerezo cyo korora, hano dufite ibintu byinshi. Kuki utabaye umuhinzi? Kuki utoroye ingurube? Kuki utoroye inka cyangwa ihene ugahitamo korora inkoko? Impamvu y'ingenzi naho igitekerezo cyaturutse. Ubundi nkirangiza kaminuza nkubwiye story yanjye y'ukuntu nagiye mu buhinzi bw'inkoko. Mu buhinzi, mu bworozi. Yego. Ariko ubundi umuntu uza mu buhinzi twatamenya byose avuga ngo ni ubuhinzi n'ubworozi, ariko agriculture benya byose birimo. Nubwo mu Kinyarwanda tubitandukanye. Ariko igitekerezo cyane cyaturutse ku mubyeyi wanjye yari asanzwe ari ibintu akunda, yarize ariko still ukabona hari utuntu ahinga mu rugo, hari utuntu yorora. Ntabwo tugura inyama zimwe na zimwe, ntabwo tugura imbuto, ntitugura imboga. Ndavuga ariko bino bintu nawe nshaka kuzabikora nyuma, kuko ubu butwaye navuga ati nkiga muri ngiye nzacuruza inkweto, nzagira urumva nk'umwana wari wanavukiye n'inyamirambo uvuga nti ko ubona itara ry'inyamirambo n'ibigi nzakora. Ariko ibyo byahindutse cyane tugiye mu Bugesera. Reba ukuntu babaha abantu mu Bugesera, uko bahaha, uko bahinga, uko borora. Bihurana nuko n'umubyeyi wanjye yavuze ati ngiye ndashaka gukora business y'ubworozi bw'inkoko. Arayikora, nkareba ukuntu akora amafaranga, uko yaninga. Naje kaminuza ndavuga amitishamo, kuko yanashaka kwigira hanze. Amitishamo urahitamo hagati y'ibintu bibiri. Hari miliyoni 3 mfite, ndaziguhereza ukora ibyo bintu byawe byo kujya muri Polonye, nimba ushaka kujya Polonye cyangwa nimba ari Canada ushaka, atari ko ari indoption. Ndaguha n'akabanza gatoya hano ruguru yaho nanjye nororera, nawe urebe nimba wakorora. Nzunguza umutwe mara nk'amezi nk'atatu ndi gutekereza, avuga nti nayasho wakigenda. Ariko nawe kumva hashinze agati, ntashaka ko ngenda, ahubwo arashaka ko norora. Ndavuga nti ndamutse ngiye hanze nta support y'umubyeyi ahari naba mfite, ariko ndamutse noroye nafite support y'umubyeyi afite niyo experience. Ndabitangira mbijyamo, ntangira ni nkoko 500, kuko urumva nari mfite ubwo butaka, nubaka ikiraro, nzana inkoko 500 afasha kuzitumiza hanze kuko tuzikura mu Bubiligi. Ndatangira bigenda buhoro buhoro kugeza aho ubu ngubu ngeze ku nkoko 4,000. Kugeza ubu ngubu ufite abakozi bangahe? Ubwo ndagira ngo tubanze twumve urugendo rwawe gato kugira ngo tuze kwinjira noneho na si watubwira by'umwihariko ese uruhare rwa leta n'abandi bafatanyabikorwa mu kugenda babafasha by'umwihariko. Kugeza ubu ngubu mfite abakozi 5 bahoraho, ariko nkagira abandi hagati ya 15 na 20 bitewe n'igihe, gukuramo ifumbire, gukingira inkoko, kuzambika ibyo twita marinete ku mazuru kugira ngo zitaryana. Icyo gihe iyo byabaye bari hagati ya 15 na 20 banyakabizi bitewe n'igihe. Hanyuma worora inkoko z'inyama, n'iz'amagi, n'izi? Norora inkoko, ariko mu gihe kizaza ntekereza ko n'iz'inyama nzazijyamo. TV rero by'umwihariko nshuti bakunze ikiganiro Zahabu twese murumva ko tugenda tubatumirira abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, ndetse kandi uyu munsi twashatse kugira ngo tuzane urubyiruko. Tumaze iminsi tugenda tuzana ba bandi
bagezeyo koko. Ariko uyu munsi urumva ko nimba tubona ko uyu akiri urubyiruko, kandi twibuke ko urubyiruko kuri ubu ngubu imyaka y'u Rwanda ntabwo ikiri ya myaka 35, ubu ni munsi y'imyaka 30. Urumva rero ko nimba umusore nk'uyu nguyu ageze ku nkoko 4,000 akaba atanga akazi ku bantu, urumva bagera hafi muri 20, kuko ukurikije uko igihe cye akitubwiye wumva ko byibuze afite abakozi bagera muri 20, yaba nyakabyizi ndetse n'abahoraho muri rusange. Uyu munsi rero ibi byose yabigezeho kubera ko yaba umubyeyi we yaramufashije, ndetse ariko hariho n'uruhare rwa leta. Nyakubahwa CEO, nagira ngo by'umwihariko noneho twanzike n'ikiganiro cyacu tugendere kuri topic yacu, turebe kubera iki ubuhinzi n'ubworozi murimo gukangurira urubyiruko cyane kubwinjiramo. Murakoze. Iyo urebye gahunda ya kabiri ya guverinoma yo kwihutisha iterambere, itubwira ko igihugu cyacu mu myaka 5 iri imbere kigomba kugira ubukungu nibura buzamutse 9.3%. Hari ubwo nibyo twita NST2. Buriya iyo gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yatangajwe, buri wese agomba kuyireba aho ari, akavuga ati ahangaha nanjye ndahashinga agati, uruhare rwanjye n'uru. Rero muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nabo hari gahunda y'igihugu ya 5 y'iterambere ry'ubuhinzi, ariyo twita PST5. Navuga ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 muri 2024 nibwo nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yayitangije ku mugaragaro. Irimo ibikorwa byinshi bizakorwa muri myaka 5 kugira ngo cya cyerekezo cy'igihugu kizagerweho mu cyiciro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Nanone iyo turebye ibarura ry'Abanyarwanda ryagaragaje ko urubyiruko 32% nibo bari mu bikorwa by'ubuhinzi. 32%. Rero ni umubare munini, ariho dushima inzego zose twafatanije kugira ngo koko urubyiruko rwitabire ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Iyo nanone urebye mu bikorwa navuga bya Minagri n'ibikorwa dufatanya, harimo ibikorwa bitandukanye bigomba gukorwa. Navuga urubyiruko bafite umubare munini tugomba gufasha kugira ngo bwa bumenyi bafite, imbaraga bafite, rwa ruhare rwabo rugaragara. Rero hari abafatanyabikorwa batandukanye. Ndabyibuka Minisitiri avuga ati abari bahari yadusabye kugira ngo buri wese mu bafatanyabikorwa arebe aho agomba guhagarara neza kugira ngo icyerekezo cy'igihugu tukigereho, kandi buri wese abigizemo uruhare. Rero urubyiruko 32% ni umubare munini uri muri ibyo bikorwa. Leta rero ntabwo igomba kubatererana. Bafite aho batangiye, ngira ngo Freedom yabitubwiye, bafite aho batangira, bafite aho bagejeje, bafite n'imbogamizi. Imbogamizi ikomeye urubyiruko ruhura nazo ni ukubura igishoro. Iya kabiri, n'uwatangiye arifuza ko ibikorwa bye byaguka bikaba binini. Ngira ngo Freedom nk'ubabonye ubushobozi atubwiye ko afite abakozi 15, ariko abonye ubundi bushobozi yagira abakozi barenze 100-200 kugira ngo rwa ruhare rwe mu kugabanya ubushomeri bugaragara. Rero ahangaha igihugu cyacu navuga ko cyabitekerejeho, ndetse no muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 harimo ibikorwa bifatika bigomba gufasha urubyiruko kugira ngo nabo batange wa musanzu wabo. Reka dufate urugero, dufatanije na Minagri na UNDP twafashije urubyiruko ruri mu buhinzi, ndetse bagitangiye bafite ibikorwa bagitangira, tubafasha kugira ngo nibura ibyo bakora biyongere ku bwinshi no mu bwiza. Twabahaye inkunga itari inyunganizi, ni ugufasha ku byo bakora. Twagiye hirya no hino mu turere,
yari inkunga yo gufasha urubyiruko ahantu izuba ryacanye cyane cyangwa se imvura yaguye igateza ibiza, baravuga mujye muri turiya turere kugira ngo urubyiruko rwahuye n'izo mbogamizi. Rero twabahaye iyo nkunga hagati ya miliyoni 3 n'5 itishyurwa kuko twagendaga hirya no hino tukareba, tukajya mu mirima ye akatubwira ati dore ibikorwa byanjye, avuga ati jyewe n'uwampa miliyoni 1 narara nkoze iki, nakagura imirima, nagura imbuto nziza, nagura ifumbire yo kwifashisha kugira ngo umusaruro uriyongere. Rero turashima uruhare rwa leta mu gufasha urubyiruko kugira ngo ibyo bakora biniyongere. Ubu reka mvuge imishinga ya Minagri RAB muri projet za SPIU, mu mishinga iterwa inkunga na banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga gitera inkunga imishinga y'ubuhinzi IFAD. Imishinga yose iza Minagri igomba kureba ngo ese niki kizajya ku rubyiruko, ni ya nkunga, ariko ahangaha ntabwo ari ya nkunga itishyurwa, ni ya nkunga nyunganizi, aho umuntu azana 50%, ayo ni amafaranga ahabwa atazishyurwa, ariko bakakubwira ngo ibyo ukora nawe urazana uruhare rwa 50% kugira ngo, byaragaragaye ko buriya inkunga ibintu umuntu ataruhiye ntago amenya kubibyaza umusaruro. Hari igihe uvuga uti ibi bintu ni iby'ubuntu, akoroshya akayaryoshamo ugasanga ni ngombwa ko yiguriye akamoto. Ndaza kubaha urugero, hari umwe navuga ngo inkunga twabahaye yindi itishyurwa 95% bayibyaje umusaruro, binagenda neza, dufite cyangwa se urubyiruko rufite story nziza baguha, ariko dufite na 5% kubitaragenze neza, ugasanga umuntu umuhaye iyo nkunga aho kugira ngo ayijyane muri ya bindi byagenewe, ugasanga umusanzu Nyamirambo arimo aracuruza inkweto, yego, cyangwa yiguriye taxi voiture, anayiguze taxi voiture ku modoka ishaje ugasanga bya bindi yahawe ngo bimuteze imbere yabivuyemo, yagiye muri bya bindi byoroshye ubuzima. Abo ni babandi babigiyemo batarafatisha. Ariko ndakubwiza ukuri, urubyiruko dufite uvuze ngiye muri agri business, nta handi areba, abo ngabo turabafite kandi bameze ku. Rero iyo nkunga ya 50% ni inkunga nyunganizi leta iguha nk'impano, ariko nawe kugira ngo ugakora ibishoboka byose kugira ngo ya 50% abura nawe uyishakemo, bizatuma noneho bya bikorwa byawe uba serious kugira ngo ubikoreshe neza, koko za ntego twifuza n'igihugu cyifuza ko utera imbere, kugira ngo ibikorwa byawe byaguke, wongere ufashe na leta mu guhanga ibishya ndetse unatange akazi ku rundi rubyiruko. Ese kubona ino 50% kuri runo rubyiruko ruba runafite bwa buryo bwo kugira ngo rubashe gufashwa, biroroshye kugira ngo ruyabone? 50% birarworohera? Ahangaha ni imbogamizi kuri bamwe, kugira ngo abone 50%, ariko ni kwa kundi ko tugushishikaza kugira ngo ugire ibyo wigomwa, kugira ngo wumve ko nawe ugomba kugira uruhare mu bigukorerwa. Ni ngombwa ko 50% uruhare rwawe, ariko nk'uko ubona hari imbogamizi kuri bamwe batayibonye, ariko abenshi iyo yabonye umuntu aguhaye miliyoni 20 cyangwa 30 utazishyura, nawe urishakira izindi, bisaba gukorana n'amabanki, bisaba gukorana ndetse n'ababyeyi, nk'uko umubyeyi yaramukanguriye aho kubwira ati ngewe nta n'umubyeyi mfite, sibyo, ariko bisaba gukorana n'ikigo cy'imari
kikagufasha kubona rwa ruhare rwawe rwa 50%. Ni nabwo tubakangurira uzana mu kigo cy'imari ukorana nacyo kugira ngo kigufashe kubona cya kintu cya. Ubundi mabona urubyiruko n'abagore mu Rwanda nibo bantu bafite amahirwe menshi yo gukora business zikajya mbere binyuze muri leta. Rwose nk'uko bivuze turabyemeranywaho. Urubyiruko rwahawe umwanya ukomeye kandi ni mu gihe kuko na nyakubahwa perezida wa repubulika ni inshuti y'urubyiruko kandi ibyo byose ni umuntu ngaba yatanze. Rero inzego zose noneho ubugafata no gushaka abandi bafatanya bikorwa, abandi bafatanya bikorwa. Navuga urugero nka Mastercard Foundation ndetse na Agra yashoye amafaranga muri iki gihugu menshi kugira ngo urubyiruko muri za mbogamizi. Ngira ngo turaza kuvuga kuri BDF itanga ku inkunga muri agri business y'abantu barangije kaminuza. Ariko ahangaha noneho n'abandi bafatanya bikorwa ari Agra n'ubundi ku mafaranga yavuye muri Mastercard. Ahangaha n'urubyiruko rufite imishinga ndetse banafite n'ibitekerezo. Ushobora gutanga ibitekerezo, harimo abahanga bashyizeho kugira ngo bigire urubyiruko imishinga, banabihugurwemo, banagira n'ubwo bumenyi. Mbere y'uko uhabwa amafaranga uzahugurwa, hanyuma ugire ubwo bumenyi. Niba ari uwarahisemo korora inkoko, turaguhuza na Psol. Psol turabizi ko mu gihugu irazwi ni farm nini. Rero iyo tuguhuje na Psol ikaguha ubwo bumenyi, tukaguhuza n'ikindi kigo kigufasha kwigira imishinga, ahangaha byose urabikorerwa kugira ngo nujya noneho no muri banki kuri wa mushinga wajyanye wizwe neza, baza bafite ngo uyu nguyu projet yarizwe kuko yizwe n'abahanga, ayo mafaranga mu kigo cy'imari akorerana nayo. Icyanyuma dushishikariza urubyiruko ni ukugira ikigo cy'imari abinshuti nacyo. Dufite abahamya mu rubyiruko batanga mu mafaranga. Manager wa banki ntabwo areba ngo hano ufitemo depo ya miliyoni 20, ahubwo 5, 20, 100 wacuruje wabiraje kuri banki. Ejo mu gitondo nujya kurangura usimbukireyo uyakureyo, ku buryo yamuvuma kuri banki. Manager avuga arabona ko urimo gukora. Ntabwo rero icyo tureba ari stock, ntabwo ari stock, ahubwo uburyo urubyiruko rukorana n'ibigo by'imari ni ikintu gikomeye, kuko banki ujyayo ireba rero turukora. Manager arakubona, ushinzwe kireda arakubona, ikibazo ufite barakigufasha. Biroroshye rero kuyijyanye umushinga, byoroshye ko ubonera. Nyakubahwa Freedom, wabonye Freedom mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi by'umwihariko. Reka nkwibarize wowe, ababyeyi reka tubashyire ku ruhande ko uruhare rwabo bararukoze, wagiye kwaka amafaranga. Ariko nibutsa abadukurikiye ko muri iki kiganiro twakabaye turi kumwe n'uhagarariye BDF, ariko narabahamagaye baramfata, ariko icyifuzo cyanjye cyo kubatumira ntibacyubahiriza. Nyuma yabwo banjye sini, ubwo rero munyihanganire kuba BDF itarahangana. Ndabizi neza ko mwari kubabaza ibibazo byinshi, kuko ndabizi ko mufite ibibazo byinshi mugomba kubabaza. Rero nabo nimba hari udukurikiyeho muri BDF babyumve ko ntabwo twashimishijwe na wenda abumwe agatukisha bose, ariko twahamagaye yari abifitiye mu nshingano, kandi nawe aho ari nimba akurikiye ikiganiro yumve ko hari ubutumwa atagejeje ku banyarwanda. Nibyo wenda dufite CEO ari hafi kandi bakorana na BDF bya hafi, mwumvishe ko yakomeje no kugenda asobanura bimwe mu byo BDF ikora. Ariko reka nibarize Freedom, nibyo leta ibobrija cyangwa se ijya inama yo kugira ngo mwihangire imirimo nk'urubyiruko? Ahangaha ndakubwira kuko ngira urubyiruko naruvuyemo. Burya umuntu arimo gukarantuza niko babyita, nubwo njya mbivuga abantu ntibabyemere, bavuga wapi wowe n'ukwikuza. Ariko burya imyaka iyo igenda izamuka, iyo utakitwa urubyiruko burya ni ukuba wakuze. Wari ufite icyizere ko amafaranga ugomba kuyabona? Amafaranga ya BDF nge ntarajya yuko ngo mbaze kriteri ugenderaho kugira ngo uyabone. Ese bisaba iki kugira ngo
mbere yo kubona nayabona sinari muri RIAF RIAF nayigiyeho nyuma yo kubona amafaranga ya BDF. Okay, ubwo aho noneho ubaye umuhamya, reka nicare nshyireho akadomo numve neza. Ikintu cyabaye bafite product nyinshi BDF. Nubwo numva ntashaka kwamamariza BDF, nubwo udashaka kwiyamamariza ariko bafite product nyinshi, ariko impamvu nta yindi nagaciyemo bumve ko nabo badutengushye. Ariko muri izo nyinshi bafite njye nagiye ndi kubaza ndi umworozi w'inkoko, dore agashinga kanjye ahantu kamaze kugera naho katangiye. Reka tukite umushinga kuko karakoze. Karakuze. Umushinga wanjye dore uko wari umeze. Barareba waratangiye koko, kuko njye product nari ngiye gushaka, nari numvise ngo hari amafaranga y'abantu barangije kwiga. Kandi nawe wari wararangije. Nawe narangije kwiga. Okay. Nubwo mufite rero ama product menshi mugena abantu, mumbwire iyo product y'abantu barangije kwiga. Zero barangije kwiga, warangije kaminuza mu mibare na statistique. Okay. Aho ngaho turajyana niba barangije kwiga kuko imibare na statistique muri kaminuza. Noneho rero ikintu tugusaba, ufite ingwate? Nta ngwate mfite. Umunyeshuri ukirangiza kwiga kuko murumva ingwate ndi gukura. Yego. Batise batise byibuze nimba nta ngwate ufite uwayigutiza, naho nabaza. Ubwo ni ukwishingira. Yego. Naho nabaza. Okay. Ni ibintu bitatu umushinga urawufite, icyo ni kimwe. Ufite ngo wabaza hagutiza ingwate, icyo ni ikindi, warangije na kaminuza. Yego. Niba ibyo bintu bitatu kuko biri bukunde, turaza tugusure, ariko mbere yo gusura ubanza ubaze koko n'iyo ngwate biboneke kuri uri gushaka. Yari ingwate byibuze yakangahe ku ijana? Ingwate y'100%. Uko uzi nyine ugenda muri banki ikareba umushinga wawe ikawigaho, bakeneye nyine nk'uko banki nayo ishaka ingwate, nabo niko ayo mafaranga bayaguha. Ariko icyiza cy'ayo mafaranga gitandukanye, impamvu nashakaga cyane 30% by'ayo mafaranga aba ari nka grant, ni nk'inkunga baba baguteye. Wishyura 70% kuri 12 ku nyungu ya 12%. Ubwo rero ndavuga nti aya niyo mafaranga nkeneye. Iyo ugiye gukora imibare urebye wishyuye igihe gito, ufashe igihe gitoya, nta nubwo ugeza kuri ya mafaranga wari uri kwaka. Excuse, kuko amafaranga menshi bashobora gutanga ni miliyoni 10. Ariko bitavuze ko na miliyoni 2, 3 utazifata. Yego. Bityo bareba ni iki ngiki, 30% ni grant, 70% uzayishyura kuri to ya 12%. Ubwo rero ndavuga ngiye yose ndashaka, ndabaza umubyeyi wanjye nimba yanyishingira, koko aranyishingira, abantu ingwate barasinya, nkurikiza procedure. Nkubwije ukuri nta yandi mananiza, kuko ibyo bintu bitatu. Cyangwa waje bakubwiye bivuga ko ibyo byo ntibishoboka, kuko n'ababizi icyo nijeje abantu nuko nzagusura kuri famu yawe, nkabanza nkareba uko bimeze, yewe koko niyo nguzanyo tukanumva ko yari iryoshye. Kuko nkaho nakoreraga mbere ahantu izo nkoko 1000 zisigaye, naho ngaho muzehe yari yarantije, niko nabyita. Ariko ubu ngubu kugenda nkuru umushinga ukura, ubu narimutse nagiye ahandi, naguze ubutaka bunini bwa hectare bwari bugihendutse icyo gihe mu Bugesera. Ubu waraguze nawe? Nanjye naraguze. Wavuye ubu nanjye ngize umwana namukatiraho akantu. Niba utaranagira umwana ufite ikibazo. Okay, rero nyine uracyari urubyiruko, inshuti bakunzi ba BTN TV by'umwihariko, iyo turi mu biganiro nta ntambara irimo, ahubwo tuba tugomba no kunyuzamo tugaseka. Kandi nkubwira ko turi mu kiganiro Zahabu ya Twese, aho turimo kuganira ku ruhare rwa leta mu kuzamura urubyiruko ruri mu buhinzi n'ubworozi. Turi kumwe na CEO wa RIAF akaba ari Rwiririza, akaba yaje ahagarariye RIAF by'umwihariko, yakomeje anatubwira byinshi mu bijyanye n'ibyo leta ikorera urubyiruko,
ariko ndaguha umwanya nawe uze kuza kuduhamagara, ndaza gusiga iminota 20 kugira ngo muze kubabaza ibibazo, kuko twebwe impamvu tuba turi hano ni ukugira ngo tubazanire abantu munabasobanuze ko Rwiririza afite amakuru menshi kuri BDF ashobora kukubwira uburyo ushobora kubonamo nawe iyo nkunga cyangwa se n'ayo mafaranga muri rusange, ndetse n'umutangabuhamya arahari Freedom. Nyakubahwa Rwiririza, imyumvire y'urubyiruko mu buhinzi n'ubworozi kuri ubu ngubu ihagaze ite? Atari babandi babirimo. Murakoze. Mbere yuko nsubiza iki kibazo ndagerageza kuri BDF, ntabwo nyihagarariye hano ariko turakorana. Yego murakorana. Sibyo? Turakorana. Yewe reka mbabwire yewe uko mbyumva, maze iminsi nkorana nabo mu nama zitandukanye, mba mpari hari ibintu bishaka urubyiruko rujyayo ni ruri mu nshingano zanyu n'imbogamizi bagiye baranatubwira. Yego. Ndashaka kuvuga ku bintu nka bibiri. Ikintu cya mbere, urubyiruko rumenye ko BDF ari amafaranga atangwa, ntabwo ari amafaranga ahabwa urubyiruko y'ubuntu. Sibyo? Ni urubyiruko rukora. Ni urubyiruko rukora, kandi ayo mafaranga leta iba yashyize muri BDF ngo ateze imbere urubyiruko. Ni amafaranga ugomba gukora ukayishyura kugira ngo azahabwe n'abandi. Yego. Hari rero bamwe mu rubyiruko badafite ayo makuru. Reka nsobanure ibintu bibe. Hari product cyangwa se imwe mu nguzanyo Freedom yaravuze. Y'abana barangije kaminuza. Ariko mu mishinga ya Minagri, SPIU RAB, hari amafaranga inyunganizi cyangwa se inkunga nyunganizi anyuzwa muri BDF. Sibyo? Kugira ngo ubwo 50% aba yawe andi aba ya Minagri. Yego. Nakivuzeho kare mu kanya. Yego. Noneho hari n'indi product bafite, igihe imwe mu mbogamizi mu rubyiruko bafite ni ukubona igishoro n'ingwate. Yego. Freedom yagize amahirwe, umubyeyi aramwishingira. Sibyo? Ushobora no kuba ufite umushinga wizwe neza wa miliyoni 20, ukaba ufite ingwate papa wawe yaguhaye cyangwa umuvandimwe wawe cyangwa n'inshuti yawe, akaba afite iyo ngwate itageze ku kigero cyo gukavaringa ya mafaranga. Icyo gihe BDF ikwishingira kuri ya ngwate, by'umwihariko urubyiruko n'abagore kugeza kuri 75%. Kuri 75%. Kuko udafite ingwate. Yes. Bikora bite wa mugani? Bikora bite rero wa mugani? Yego. Bikora bite? Ahangaho urubyiruko ruduteze amatwi, bisaba kuba ufite ikigo cy'imari ukorana nacyo, kandi iramanuka kugera kuri sako zose zo mu gihugu. Rero niba reka tuvuge urugero nk'umuntu ahantu hirya mu cyaro hari sako, usanga ukorana nayo, kandi umushinga wawe wawujyanye kuri banki nk'uko usanga ukorana nayo muri sako cyangwa se indi banki, barabona ari umushinga mwiza pe. Manager yawusuzumye n'ushinzwe credit, abona ikibazo kigiye kuba ingwate. Ikibazo kigiye kuba ingwate. Ufite ingwate ya miliyoni 2, kandi bikeneye ko nibura izindi 7 cyangwa 10 zibarizawe, cyangwa se ukeneye umuntu ukwishingira kuri iyo ngwate kugira ngo banki iguhe. Banki ikikora niki? Ni sako cyangwa se indi banki, bafata ya raporo n'umushinga wawe bakohereza muri, ntabwo ari wowe, ni banki ibifatika yohereza muri BDF. Dore uyu mwana witwa Freedom, umushinga we uteye utya, ni mwiza nka banki, twebwe turawumva, turi ready no turi tayari no kuha amafaranga, ariko afite ikibazo kiki cy'ingwate. Kandi byose arabyujuje. Sako ikandikira ikohereza muri BDF wa mushinga. BDF ikikora iyasuzuma ko byose byuzuye. Okay. Niba banki igasubiza banki,
niba mwebwe mubona natwe nta kibazo dusanze ibyangombwa bye byuzuye ibyago byose byuzuye nka banke niba mubona ko umushinga wizwe neza mumuhe amafaranga tumwishingiye yangwate ayo makuru abantu bayumva cyangwa se bayumva ukundi niko bimeze hari ujyayo rero atararangije kaminuza akajya kwaka ya nkunga freedom yatse ku bana barangije kaminuza na izindi zose izo arizo zose umwana warangije upfa kuba uri mu buhinzi n'ubworozi ntabwo izo ngibyo byose bireberera ngo yize ni urubyiruko ruri mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hari n'uwarangije kaminuza akagenda ati njye numvishe ko BDF itanga amafaranga ku muntu warangije kaminuza ariko BDF yajya kwa sesinga asanga uwo muntu nta mushinga agira yigeze atangira w'ubuhinzi n'ubworozi. Mbega binavuze ngo bisaba kuba waratangiye. Bisaba kuba waratangiye. Icyo cyo nta nihame bisaba kuba waratangiye. Ngo ufite igitekerezo gusa. Oya. Ni na bya bindi wavuze kuba ufite n'ikigo cy'imari mukorana. Kuko iyi aba ari proof nziza yo kwerekana ko wa mushinga wawe uri mu rugero rwiza rw'uko wakunguka. Hanyuma urubyiruko wowe nkawe wagize amahirwe yo kujya ariko ikintu nakwibariza ni kimwe ubona ko urubyiruko rufite inyota yo guhinga no korora muri iki gihe bitewe n'amahirwe nanone ubona leta ibaha mu myaka yashizeho wabonaga ko nta nyota yari ihari ariko muri iki gihe tuvugishije ukuri ubu imyumvire yarahindutse ubu nawe wemera ko covid yakanguye abantu ejo bundi hari training nari ndimo n'ibigo by'amabanki numva abantu bose baravuze ngo kuko mbere ntaranavuga n'ibyo by'amabanki amabanki menshi majority yayo afite ikintu bita ikintu nakwita bashinze ku ruhande rwa banki kivuga ngo aba ni abantu tuzatura bakora agribusiness gusa hari ukuntu wajyaga muri banki ukabona ibintu bya agriculture ntago banki zishaka kubyumva ariko n'ubu ntabwo mpamya ko bari babyumva ndashaka no gutegura ikiganiro cy'amabanki reka ntunganira aho ngaho freedom yarakigarutseho ariko reka nshimire amabanki muri iyi minsi yahinduye imyumvire kuko n'icyerekezo cy'igihugu n'icyerekezo cy'igihugu banki iyo ari yo yose nibura uba ufite umukozi nta nubwo ari n'umwe ifite abakozi nibura babyumva hari mu mateka cyangwa se ntabwo ari mu mateka mu myaka nk'itatu ishize cyangwa ine kambaho urugero umukozi banki zitarahindura imyumvire bafataga umukozi umwe ushinzwe agribusiness ataranabyize ndabazi story y'umwana ni urubyiruko rwari mu buhinzi n'ubworozi akora umushinga awujyana muri banki imwe aganira aganira n'umukozi ubishinzwe ati yo ubu koko uratinyutse uratinyutse koko warebye ibindi uko baramuhaye amafaranga ubu koko dore izuba ryaracanye dore imvura iragwa ati rwose njye nakugira inama yo kubivamo turimo tuganira umwana arambwira ati ariko ko nagiye no muri banki ibi bintu mudukangurira ko na banki itanabyumva ariko ndagira ngo dushimire banki zose ko muri iyi minsi nibura bafite ishami rishinzwe ubuhinzi n'ubworozi kandi bafite abakozi babyumva banabyize babifitemo ubumenyi bafasha urubyiruko koko ngarutse ku kindi mwavugaga kijyanye n'imyumvire n'iyihe mu rubyiruko freedom yarakigarutseho ariko turashima kuko inzego nyinshi zirimo gufasha urubyiruko mu guhindura imyumvire yafu nk'abafatanyabikorwa bacu guhindura iyo myumvire kandi n'amabanki yarabyumvise twese turimo gufatanya kugira ngo koko urubyiruko rwanitabiriye ibikorwa by'ubuhinzi ntibacike intege kuko bageze muri banki akakirwa neza agasobanura hanyuma ikindi turashima banki ko nibura bagiriye icyizere abahinzi by'umwihariko urubyiruko
icyo kugirira ngira ngo urubyiruko amabanki yaravugaga ngo ziriya nguzanyo ntabwo zishyurwa nk'uko izindi zishyurwa mu bihembwe nk'uko ihinga rigenda bagira produit nyinshi cyane ni ukuvuga ngo ubwo urubyiruko cyangwa se umuntu uwo ari we wese urubyiruko amabanki ubu se ndaguha amafaranga utuye i Bugesera ejo ndagusanga i Nyagatare maze kuguha amafaranga wimuke ntabwo mufatika riyavu muradufasha kugira ngo urubyiruko kuko rufatika mu rwishingire ngo abumwe agatukisha bose ndagira ngo rero iyo myumvire yarahindutse ari riyafu dufite record amabanki afite urundi rubyiruko bakorana nabo inzego z'ibanze mu turere ubu agiye kuba meya w'Ubugesera agatanga témoignage za freedom n'abandi n'urugendo ntihanze kuko ari hano baguhugira ngo niyo twayamuha riyafu ukavuga ngo dufite list y'urubyiruko ruri muri garagari business dushobora kuvuga ngo uyu twanamwishingira kubera urwego agezeho rw'imyumvire muri business agezeho twanamwishingira mukamuha ayo mafaranga akagenda agakora kandi akayishyura neza yego rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye by'umwihariko iki ni ikiganiro Zahabu ya Twese, ni ikiganiro mumaze gukunda muri benshi kandi mbabwira yuko ni n'ikiganiro ukurikira kuri channel ya Farmers TV2 by'umwihariko ni ikiganiro mumaze kutugaragariza ko kibafasha. Uyu munsi turimo kuganira ku ruhare rwa leta mu kuzamura cyangwa se imishinga y'urubyiruko iri mu buhinzi n'ubworozi. Uyu munsi rero turi kumwe na CEO wa Riyafu ndetse turi kumwe n'umutumirwa ni umworozi w'inkoko, ni urubyiruko yabitangiye gake ariko ubu ngubu yamaze kugerayo, ariko by'umwihariko twamuzanye nk'umuntu wanagize amahirwe yo gufashwa na leta binyuze mu kigega BDF. Nababwiye ko BDF twari tuyifite muri studio, twarabatumiye ariko ntibabashije kuza, yewe ntibabashije no kudusubiza, reka nabyo tubivuge, ariko ubutaha ndabizi neza ko nitubatumira nanone nkeka ko batazongera kwanga bwa kabiri, cyangwa se nabwo ntibanze, wenda bishobora ko byarabaye n'ibibazo biri personnel nubwo wenda communication yaba itaragenze neza. Reka nababwire ngo umurongo noneho ndawufunguye Yves ku banga bw'ibyuma, nanjye ndi tayari kuba nakwakira bano bantu, ariko mbabwira ngo rwose CEO arahari, muramubaza ibibazo, Freedom arahari, muramubaza urugendo rwe rw'uko yagenze. Iminota rero mu minota 10 yonyine turushaho kugenda tubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ndi tayari. Freedom, aha wowe wumvaga mbere na mbere ukiga wumvaga uzabiki? Njye nkiga numvaga ko ikintu nzakora ari nko gukora muri banki, gukora mu biro muri banki cyane cyane. Ugakora muri banki warize statistique? Sinzi nimba rumbaje niga muri kaminuza uretse ko na banki ubundi mbere wumvaga uzabiki? Mbere ndi muri kaminuza cyane nkiri umwana numvaga nzakora numvaga nzakora muri banki kuko nafatiraga urugero kuri papa. Oya, nafatiraga urugero kuri papa wanjye kuko yakoraga muri banki. Yakoraga muri banki nyuma zo kuba umworozi. Yakoza kuba umworozi nyuma. Kanakiri no muntu umwana mwiriwe. Halo. Mwiriwe neza. Yego. Ijwi ry'umwana ko ari ryo riri hejuru kuruta ijwi ryawe? Aha, reka rero nsaba abantu badukurikiye, ni umwanya mwiza wo kugira ngo mubaze ibibazo bijyanye n'uruhare rwa leta mu kuzamura urubyiruko ruri mu buhinzi n'ubworozi. Aho ufite ikibazo utubaze, abatumirwa bacu barahari kugira ngo baguhe umurongo. Rero nanjye ndi hano kugira ngo mbashe kukwakira. Wari ugikomeje? Wari kumbaza icyo numvaga nzaba. Numvaga nyine ubwo nzakora muri banki, nanjye urumva umwana mutoya barebera urugero kuri papa kajya mu biro nk'abandi bose. Nyakubahwa CEO, kuri ubu ngubu noneho kanakiri no muntu. Allo? Mwiriwe neza? Allo? Gabanya televiziyo yawe tubashe kumvikana. Allo? Nakubwiye ngo gabanya televiziyo yawe tubashe kumvikana, ntabwo uri bushake kwiyumva ngo bikunde. Mwiriwe. Yego. Ni habaye Imana Damien. Yego Damien we. None. Ku kijyanye n'iyo nkunga ya BDF. Hari abahinzi bo mu cyaro. Baba batabisobanukiwe. Nzatumira BDF babasobanurire. Menye.
iyo nkunga ihabwa umuhinzi uhinga ibihingwa ngengabukungu cyangwa n'ibi by'ibihingwa ngandurarugo nabo barabyemerewe? ntacyo, nubwo nta mukozi wa BDF turi kumwe, ariko niba bafiteho ubumenyi baragusobanurira. None ikindi, iyi nimero umuntu yayihamagara mu minsi isanzwe agasobanuza birambuye nta kibazo? Nimba ushaka gusobanuza ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, twabakoreye umuyoboro wa YouTube wa Farmers TV2, haba hariho nimero, twebwe tukwakira umunsi ku munsi, yewe tunagufasha no kwiga imishinga ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Iyo nimero usangaho, uraza guca kuri uwo muyoboro wa YouTube wa Farmers TV2, urasangaho amakuru yose. Murakoze. Nari nimo, uyu muntu ashobora kuba atumye nibagirwa ikibazo nari ngiye kukubaza, ariko n'ubundi cyari ku rubyiruko. Navugaga ngo urubyiruko kuri ubu ngubu mukurikije intego leta ifite, murabona ya 32% ibaye cyangwa murifuza ko rwiyongera? Murakoze. Ugereranije 30% by'urubyiruko undi ni umubare uhagije, ariko kubera ko urubyiruko statistique twereka ko ari bo benshi muri iki gihugu, bagiye mu bikorwa by'ubuhinzi bakabikora kinyamwuga, ubukungu bw'igihugu cyacu bwakiyongera kuko bafite ubumenyi, bafite imbaraga, kandi bashobora gutanga umusaruro kurusha. Urumva ubuhinzi iyo ugiye mu cyaro usanga ba sogokuru ba data nibo bashaje, nibo babirimo. Rero urubyiruko tubakanguriye kujya mu mwanya w'ababyeyi bakabikora neza bakurikije amabwiriza, navuga ngo ubuhinzi bwa kinyamwuga, agahingira kare, agatera imbuto nziza, agashaka imiti irwanya ubukoko, ndetse akanasarura neza, kuko umusaruro mwinshi uhera mu gusarura, agahinga ku gihe, akavanga ifumbire nk'uko bikwiye, akongera umusaruro. Ni ukuri urubyiruko rubigiyemo ari benshi, cyangwa bagafatanya n'ababyeyi babo ari benshi, kugira ngo ubwo bumenyi bafite babyaze umusaruro ubukungu bw'igihugu cyacu, nk'uko icyerekezo 24 kugeza 29 koko twaba tugeze ku bukungu bushimishije. Ngendeye ku kibazo uriya mugabo yabajije, se hari amakuru mwamufite nimba yabihingwa ngengabukungu n'ibihingwa ngandurarugo biterwa inkunga, hari icyo mwamubizeho? Ngira ngo usibye icyayi, kawa, imishinga ya BDF, ari ya SIDAT, ari SAIP, ntabwo ni ibihingwa byose ngandurarugo, ariko kawa, icyayi n'ibindi n'ubundi biri mu nshingano za Minagri mu kigo cya NAEP. Icyo cyo aho ngaho naho ushaka kujya mu cyayi, muri kawa n'ibindi bitumizwa hanze, byoherezwa hanze, NAEB ni ikigo cya Minagri n'ubundi gishinzwe gufasha abahinzi bashaka kujya muri ubwo kohereza hanze cyayi, kawa babafasha, ariko muri export. Ariko n'ahangaha rwose ibihingwa ngandurarugo nabyo twifuza ko umusaruro wiyongera, abanyarwanda bakabona ibiribwa, ndetse n'indwara zishingiye ku mirire mibi zikagabanuka. Ese hano ndibaza akabazo kamwe, ko usanga nibyo leta iradushishikariza duhinge tworore, ariko ugasanga hamwe haravuka wenda ikibazo cyo kuvuga ngo umusaruro wabaye mwinshi ngo bahombye, kandi twebwe ku isoko stili bya bindi bavuga ngo byabaye byinshi turacyabigura ku mafaranga ari hejuru. Wenda icyo ni ikibazo nakabaye mbaza Minicom, ariko nkamwe muba muhura nabyo umunsi ku munsi, haba habayeho iyiherere? Ubundi byari bikwiye, yewe ngiye guhinga, ninde ndi bugurisha? Nk'umuntu uri muri business. Si byose nk'umuntu uri muri business. Ubundi nagombye kujya gutangira guhinga nzi ngo Auguste niwe muguzi wanjye. Ni nabyo dushishikariza urubyiruko. Bivuze ngo nanjye njye korora, ariko nzi umuntu nzahazaza. Ufite umuntu mwagiranye amasezerano uzaha wa musaruro. Iyo rero utabikoze, ingaruka nyine ziba ko umusaruro mu rwego, ngira ngo muri rusange aha navuga ku rubyiruko, ngira ngo dushimire n'abafatanyabikorwa bacu, kenshi duhuza abaguzi
ngira ngo Freedom arabyibuka duhuza abaguzi cyangwa se abari abaguzi n'aborozi cyangwa abahinzi kugira ngo wowe kukeneye inyanya hari umunsi twigeze gutumiza amahoteli yose amaresitora yose muri Kigali tubahuza noneho n'aborozi b'inkoko ngaho mutubwire ikibazo ni iki ukenera ni ibiki resitora yawe cyangwa hoteli isaba umworozi kugira ngo bibe byujuje ubuziranenge bw'ibyo ukeneye twatumiye inzego zose turaganira bamwe bahavanye amasezerano sibyo kugira ngo kuko niba ari Freedom yoroye akwiye kuba avuga ngo ndagemuriye muri hoteli dufitanye amasezerano ubundi nicyo kandi kuri ubu ngubu banabemereye gukora utubusheri dutoya utubagiro dutoya kuborora inkoko z'inyama nyakubahwa CEO wenda reka ngaruke nibaza kubera iki ndetse n'uyu nguyu nawe ndamugera icyo kibazo nawe kiramureba kubera iki kintu kijyanye n'iyamamazabikorwa mu buhinzi n'ubworozi usanga amakuru hari aho atagera icya mbere kugira akabazo koroshye ariko gakubiyemo byinshi navuga ngo iyamamazabuhinzi cyangwa se hari umumama ujya afungura amakuru kuri radiyo Rwanda ikintu cya mbere ni amakuru kandi iyo udafite amakuru twese kugira ngo hari ibiba byanditse mu mpapuro cyangwa abantu barize ariko umuyoboro wa mbere ni itangazamakuru ridufasha muri byinshi ubu noneho n'imbuga nkoranyambaga zirimo kudufasha kwamamaza cyangwa se ariko ni na ngombwa kumanuka tukegera abahinzi tukabereka uko bakwiye kuba bahinga neza bakatwereka imbogamizi tukanabereka uko bakwiye n'izo mbogamizi kuba banazivanamo ntekereza koko iyamamazabuhinzi cyangwa kugeza amakuru ku bagenerwabikorwa ni ngombwa ko tumanuka no gukoresha itangazamakuru cyangwa se imbuga nkoranyambaga mu buryo busanzwe kuko hari n'abajya bandika na mesaje itari na smartphone ugahereza ka mesaje ku matelefone yose ibikorwa ibi n'ibi gutangira guhinga ni muri iki gihe kandi ntekereza ko inzego zitandukanye ari Minagri mu gihe cyo bategura ihinga babikora hakiri kare inzego zose zigakorana kugira ngo koko abahinzi n'aborozi bamenye amakuru hakiri kare ubona tutaragenda wenda ubona ni iminota ya nyuma turimo ubona leta uburyo ibafasha naho cyangwa hari ikindi gisabwa kugira ngo yongere imbaraga ugereranyije n'ibihe byashize wavuga ko hari icyahindutse ariko kandi nk'abantu turi muri business nk'abantu dufite inyota yo gukomeza gukora hari ibyo tukinakeneye nanone urumva tujye nka BDF ni ikigo cya leta ariko urumva hari abantu badafite ayo makuru batazi we ubyuka agakureminga gusa ati BDF ntiyamfashije nk'ikigo cya leta nzi neza ko kireba urubyiruko kandi kikarureba muri izi business za agriculture nibashyira ingufu batraininga abakozi babo nk'uko banki zabaye trendi rwose bakumva ibyo bintu nabo leta ishyire ingufu mu gutraininga abakozi ba BDF bamenye bajye baza umuntu aze bumve neza icyo ashaka kuko hari nk'abakozi ujya ugereranyije n'ubuhamya bw'abandi bw'urundi rubyiruko bigiye kumpa task yo gutumira BDF ku cyiciro gikurikiraho na banki imwe kugira ngo twumve ese uruhare rwa banki n'uruhe n'uruhare rwa BDF n'uruhe yego nibyo navugaga rero niba training abakozi babo umuntu wese ugiye akahava hari ikintu ajyanye umuntu ntakugera imbere ngo agaruke nta kintu na kimwe ajyanye byibuze nimba ubona nta na information afite yihava gutyo uhita umureba wenda abona ntago wajya mu murongo dukeneye w'ibyo twabwiye tugomba gukora ntago uje ibi n'ibi ubwo rero ntago twakorana mubwira ariko hari n'ibi ngibi twagufasha hari n'ibi wakora bikagenda neza yes reka mushimire nyakubahwa CEO mu masegonda atarenze 20 gira icyo usaba urubyiruko murakoze reka nisabire urubyiruko kuguma nibyo yiyemeje muri kuba yaragiye mu buhinzi ntakwiye kujarajara nabigumemo kuko harimo amahirwe ahangaha ndagira ngo ushimire nanone abafatanyabikorwa batandukanye
kuko babonye ko urubyiruko rubirimo kandi neza. Ndagira ngo nshimire Imbuto Foundation hanze bahashyize, navuga ni yitwa Imari Agribusiness Challenge. Abazaba bayitabiriye aya marushanwa bakabona babikoze neza imishinga yabo izisubiza ibibazo biri mu buhinzi cyangwa ubworozi, bazabona amafaranga atari make. Hari n'abandi bafatanyabikorwa cyangwa se baza n'ubundi bashaka kwe bagashyira ko hanze kugira ngo urubyiruko rubigemo, ariko birasaba ko uba witeguye. Ndagira ngo usabe urubyiruko nsoza kuba ukora business yawe igomba kuba yanditse. Yanditse nka company cyangwa yanditse nka koperative. By'umwihariko abari hirya no hino mu cyaro, buriya leta iyo ishaka gufasha urubyiruko mu buryo bugari kandi benshi, iyo mwibumbiye muri koperative binoroshya ko n'ubufasha mubabona. Yego. Yes, rero nshuti bakunzi ba BTN TV, murabizi ko akaryoshye ntabwo gahora mwitama. Aya masaha umunyakoreya nawe agiye kunkurikira, agiye kubagezaho ikiganiro cyerekana. Nshimire cyane CEO Ariafu Monsieur Rwiririza, ndetse nshimire cyane na Freedom, akaba ari umworozi, ariko Freedom we nzanamusura ku ifamu hanyuma turebe nimba koko n'iryo terambere tubihamye, nimba koko yararigezeho, ko hari igihe nabo ubwabo mu mifuka yabo haba harimo impiri. So rero reka mbashimira ko karakanyuzemo, reka mbashimire mwese twabanye. Nshimira cyane Yves ku buhanga bw'ibyuma, mbabwira ko Yves akora ikiganiro cya gospel gitangira ku isaha y'isa 7 kugera ku isaha y'isa 10, nimba mbivuze neza, hariya kuri televiziyo ya B+ akaba ari televiziyo ya kabiri ya BTN TV. Reka rero mbashimire cyane, njye na Rimana na Jean Paul, duhure kuri Farmers TV 2 niho ushobora kongera gukurikirana iki kiganiro tuba twakugejejeho aya masaha. Bye bye, ciao ciao. Reka mbashimire muze kugenda amahoro. Urakoze cyane. Nange murakoze. Sawa, namwe murakoze. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka, ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 magana